Yampaye ubutumwa ku banyamadini cyangwa se abanyamatorero uko ubasha kubyumva. Mana yambwiye ngo yabahaye amahirwe ya kabiri. Mana irambwira ngo ninze mbibabwire yabahaye amahirwe ya kabiri. Abantu insengero zifunguye, Imana irambwira ngo nimugendane n'Imana uko ibishaka, mukore iby'Imana ishaka. Imana irambwira ngo amahirwe ya kabiri yabahaye nayo kugira ngo mwisubireho mwegere Imana kugira ngo Uwiteka azakorane namwe iby'ubutwari. Imana irambwira ngo urukundo rwashize muri mwebwe ntabwo mugikunda intama mushumbye. Imana irambwira ngo nimwongere mwisubireho mukunde intama mushumbye. Mbere mwari mufite urukundo, mbere mwabonaga intama. Iki cyubahiro Imana yarakibemereye, irangije irambwira ngo nimukibyaze umusaruro kandi mwitwararike kugira ngo Imana yatanze amahirwe ya kabiri. Yatanze amahirwe ya kabiri gute ko izi nsengero uko byenda kose nimba hano zitarafunzwe, hari zafunguwe nyawo minsi mikeya ako si zose. Ese abarebwa n'ubutumwa nabahe? Nabisengero zitafunze, nabizi nkeya bafunguwe minsi ishize, birareba bande? Abarebwa n'ibi ngibi n'ubu butumwa nabi nibagende gakeya. Nibagende gakeya kuko iyo mwavuganye niyo kwizerwa. Imana mwavuganye niyo kwizerwa, ibasha gukora ibirenze ibiti byo twibwira. Ndetse ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo Satani yabatwaye icy'ingenzi. Satani yabatwaye icyari gifite umumaro. Imana irangije irambwira ngo nimbabwire ngo nimwongere mwisubireho. Imana irambwira ngo yabahaye amahirwe ya kabiri, ifungura insengero. Amahirwe ya kabiri rero nimuyakoreshe neza kugira ngo mubashe gukora icyo Imana ibashakaho, mubashe kugendana n'Imana mu mugambi w'Imana y'ikintu iri kubashakaho. Uri kunyumva wa mugabo we, wa mupasiteri we, bishopo, apotere, nande uteze amatwi wowe uyoboye umukumbi cyangwa se itore. Urabyita amahirwe ya kabiri gute ko aya mbere tutayaza? Aya mbere yabo yarangiye nayahe kugira ngo bajye mu ya kabiri? Amahirwe ya kabiri Imana yabahaye, aya mbere nayahe, aya kabiri nayahe? Amahirwe ya mbere Imana yabahaye nuko uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisaba ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, ari byo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 50 53 549. Emmanuel Catering Service, umukiriya n'umwami. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana, nkwifurize umugisha w'Imana, ubudahwema gukunda ijambo ry'Imana ndetse no kurikurikira aho hereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Reka mvuge ngo amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'uburengera bwabyo. Reka mwese twizere ko muri amahoro. Turabasuhuje kandi turabaramukije, twifurije umugisha w'Imana mu byo mukora byose. Twifurije ineza y'Imana, Imana ibagire neza kandi Imana ibatabare mu byo mukora byose. Abakurengerwa Imana ibarengere, abagutorwa Imana ibatabara, abakumvira Imana ibumvire mu izina rya Yesu Kristo. N'umusaraba TV wahageze kuri subscribe, like, twandike comment, tubwire ibitekerezo byawe, ibyo twakora ni ibihe, ibyo twandura ni ibihe, ibyo twakomeza ni ibihe.
udutere inkunga mu byo dukora byose. Uraba ukoze igikorwa cyiza kandi cyo gushimirwa. Ndi kumwe na Samuel niwe tugegwana muri kano kanya, ariko kandi wowe dukurikiye muri kano kanya, reka nkubwire ngo nimba ukunda ijambo ry'Imana kandi ukunda no gushyigikira ijambo ry'Imana, nyarukira no ku Befeso TV 7 cyangwa TV 7, Abefeso TV wongere umubare 7, unyarukireyo ukore subscribe, uramushyigikiye kandi uramuteye inkunga ko nayo hanyuzwayo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana ndetse n'ikimana iri kubwira abantu bayo muri iyi minsi. Nita ko ari iminsi ya nyuma. Samuel, umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Urakomeye? Yego. Urasa neza? Urakoze cyane. Makuru cy'iminsi? Makuru ni meza. Mvuge rya zina se ajye gusuzamo. Yesu ashimwe cyane umukozi w'Imana. Ahimbazwe. Tuba tugira ngo tutaye tunisekera ntacyo bitwaye, kuko ntabwo ari icyaha. Si byo se? Ntacyo bitwaye. Guseka ntacyo bitwaye, kandi abana b'Imana ahantu bica bagomba no guseka bakishima. Niko bimeze rwose. Yesu yaraducunguye nta bwoba. Haleluya. Hari akantu barukure bagira ngo ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro. Makuru cy'iminsi? Makuru ni meza, ndashima Kristo. Twishimiye kubana nawe kuri uyu munsi, kandi tunezerewe n'Imana mu mutima ko yakurinze, natwe ikaturinda. Birumvikana ko ikurinda ntiturinda ntabwo tuba duhuye, kuba twongeye guhura n'ikimenyetso cy'uko twese Imana yaturinze. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro, nanjye nejejwe n'Imana mu mutima ko yagiye ibarinda, twongeye guhura tutishwe n'ibyaha. Yego. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane kandi Imana yabwo. Reka ngusabe rero umanze usuza abaduteze amatwi, ubaramutse mu ndamukanyo y'abana b'Imana. Turasuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. N'amazina nk'ibisanzwe ni Harerimana Samuel, muramenyereye. Nsuhuje abanyarwanda n'abanyarwandakazi bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Nsuhuje n'abari mu mujyi wa Kigali, muhabwe umugisha n'Imana. Nsuhuje aba diaspora bari mu mpande enye z'isi, muri Afurika, iburasirazuba bwa Afurika, ku migabane igiye itandukanye, Oceania n'Uburaya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Ariko hari umuntu bagiye gusuza by'umwihariko, mushuti wawe uri ahantu? Ndamusuhuje. Tubiziranye, ndamusuhuje, nakomere cyane. Igihugu aherereyemo? Mu minsi ishize twari turi kuvugana ari aho. Yego. Yumve ko kumusaba tumusuhuje. Ndamusuhuje rwose. Aradukurikira nubwo ategeka cyane. Yego. Samuel, Imana iguha umugisha, nawe tugegwana muri kano kanya. Reka ngusabe noneho ubanze usenga Imana, undi dukomeze tuganira. Data, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware ndetse n'ubushobozi, uri Imana nyamana, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite kugira neza. Mu izina rya Yesu Kristo wanesheje, Uwiteka Nyiringabo Imana, turakwinginze cyane ubane natwe, ntaba ari twebwe tugaragara, ahubwo hagaragara Kristo waduhamagaye. Turakwinginze cyane Mwami Imana, uha umugisha buri muntu wese uduteze amatwi, uha umugisha buri muntu wese uzatwumva, agirirwe neza nawe, asubizwe mu imbaraga. Mu izina rya Yesu ukomeze uhembure iyi cano, Mwami w'amahoro, umusaraba, ndetse Mwami n'Abefeso TV 7 uzihembure mu izina rya Yesu. Turakwinginze cyane kugira ngo imbabazi zawe n'urukundo rwawe bikomeze kutugota ku manywa ndetse na nijoro. Turagushimye Yesu, ngo utangirana natwe kandi usozanye natwe, mu izina rya Data tubyambaje wakoze. Amen. Amen. Reka dufatanye muririmbyi vuga ngo umwami agabye ingabo ze. Umwami agabye ingabo ze kurwana n'ibyaha, umugaba n'umwana we, intwari ye ninde? Umugaba n'umwana we, intwari ye ninde? Wikorera umusaraba ugendane nawe, mufatanye imibabaro nukuba intwari ye.
umugabane umwana we intwari ye ninde Sitefano yakubiswe kubw'uwo mwami we yasabiraga abanzi be ubwo bamwicaga yasabiraga abanzi be ubwo bamwicaga ubwo yaragihagaze yabaye intwari ye bamwicishije amabuye areba mu ijuru bamwicishije amabuye areba mu ijuru batwikagwa mu muriro baranabambwaga dukurikize urwo rugero rwiza yaduhaye dukurikize urugero rwiza yaduhaye bajugunyirwa n'intare zikabatanyura bicishaga amabuye areba mu ijuru none izo ntwari za Yesu zageze mu ijuru dore zigose intebe ye ziramusingiza dore zigose intebe ye ziramusingiza zaciye mu mibabaro zizamukirayo mwamudufashe natwe ngo ducaho baciye mwamudufashe natwe ngo ducaho baciye mwamudufashe natwe ngo ducaho baciye none izo ntwari za Yesu zageze mu ijuru dore zigose intebe ye ziramusingiza dore zigose intebe ye ziramusingiza Imana ishimwe cyane amen. muririmbyi avuga ngo umwami agabye ingabo ze mwamagabye ingabo ze kurwana n'ibyaha umugabo n'umwana we intwari ye ninde nshuti yanjye bene data ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu ari muri uru rugendo rwo gukurikira Kristo iyo umuntu ari mu rugendo rwo kubana n'Imana agomba kwigengesera akagenda nk'umuntu uri kumwe n'Imana cyangwa se umuntu utwaye ibyasezeranijwe n'Imana ndagira mbabwire ngo intumwa za Yesu Kristo zagiye zibana n'Imana zigakora imirimo yo gukiranuka rimwe na rimwe abantu ndibemere ibyo zivuga ariko zoho zigakomeza kuhamya Kristo. Reka nkubwire ngo ibibazo byose urimo intambara zose ubuzima bwose uhagazemo ukwiye guhamya Kristo, ukwiye kubana n'Imana abantu babyumva abantu batabye ayiwe lesta enoyi with the bias to kede stayamando ukwiye kubana n'Imana, ukwiye guhamya Imana mu bibazo byose uri kunyuramo ukwiye kubana n'Imana. Nshuti yanjye bene data ndabingize ngo kugira ngo mubane n'Imana muhamye n'Imana ubuzima bubaye ari bwiza uhamye Imana ubaye ufite amafaranga uhamye Imana ubaye utanayafite uhamye Imana kuko Imana niwe mugenga w'ibintu byose. Imana uyu munsi ushobora kuba ukennye, uyu munsi ushobora kuba ushonje ejo ugahaga. Rero kubana n'Imana ni byiza cyane, kubana n'Imana ni by'igiciro.
none izo ntwari za Yesu zageze mu ijuru, ndagira nkubwire ngo nubwo zageze mu ijuru, hano mu isi zagiye zihura n'amatwi menshi agenda zica intege, hano mu isi zagiye zihura n'abantu benshi batemera uvugabutumwa ryazo, ariko reka nkubwire ngo ukwiye kwihanganira ibikugerageza, ukwiye kubana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi yose. Imana ishimwe cyane. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana, reka tuganire ku ijambo ry'Imana dusanga hano ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 25. Reka dusome, ravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe umurongo wa mbere avuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. 3 avuga ngo abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Nshuti yanjye mwene data, ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, ku butumwa bwiza, ukuntu umuntu akwiye kuba maso, ukuntu umuntu akwiye kuba maso mu buryo bwo guhamagarwa n'Imana cyangwa se mu muhamagaro wahamagawe n'Imana, ukwiye kuba maso. Bibiliya ijambo ry'Imana riratubwiye ngo hari hariho abakobwa 10, ariko muri abo bakobwa 10 5 bari abanyabwenge, abandi 5 Bibiliya itubwiye yuko bari abapfapfa cyangwa se abapfu. Noneho ngo igihe cyaje kugera, aba bakobwa nshuti yanjye bene data bari bafite intego imwe. Intego bari bafite yari yo gutegereza umwami Yesu Kristo. Intego bari bafite yari yo gutegereza umwami kugeza ubwo azaza akimana nabo ingoma yabo. Imana ishimwe cyane. Aba bakobwa 5 igihe cyaje kugera, bageze ku kirengazuba, nka cya kindi Aburahamu yari ariho arahunikira, nabo bagize intege. Hayiwe la sita ya biniwe lola sikele bonestayimeniyanse hedotaizobrere. Imana ishimwe cyane. Nono igihe kiragera, abakobwa 5 baza gucika intege, baza guhura n'ibibananiza. Hari igihe ujya wumva amajwi menshi akongorera, hari igihe ujya wumva muri wowe hari ibintu biguca intege, ndetse ukumva urananiwe. Aba bakobwa 5 nabo nuko byabagendekeye. Noneho bategereje umwami Yesu, bamaze kumutegereza babona yuko atinze. Ndagira ngo ubwire ngo ibi bintu byo kubana n'Imana ni ukwihangana, kandi ugategereza Uwiteka Imana akaza kubana nawe. Bakobwa bahura n'ibibagerageza, bahura n'ibibarusha byinshi cyane. Bibiliya ntabwo isobanura neza ibi bibazo bari bafite byatumye badategerezanya hamwe na bagenzi babo, ariko icyo mpamya neza cyo nuko byanze bikunze bari bafite ibintu bibabaje imitima yabo. Imana itugirire neza, Imana ibahereze umugisha nshuti zanjye. Noneho igihe kiragera ngo babone umukwe aratinze. Babonye umukwe atinze barananirwa. Muri uko kunanirwa nibwo babwiye bagenzi babo ati rero noneho twebwe tubaye tugiyeho gatoya. Yesu atugiriye neza cyane. Yesu aduhereze umugisha. Yesu abane nawe nshuti yanjye mwene data, wowe ucitse intege, wowe unanijwe n'ibikugerageza, wowe unanijwe n'ibigeragezo, wowe unanijwe n'iminsi cyangwa se ibihe. Imana ikwambika imbaraga. Imana nishoboresha unaniwe. Imana niyo yambika imbaraga uwari ucogoye. Saba Imana ikwambika imbaraga. Saba Imana igushoboreshe. Saba Imana igukomeze muri uru rugendo. Birashoboka ko ushobora kuba mu buzima, ubwo buzima ukabona nta foromire cyangwa se nta shusho bwari bufite. Nabyo birashoboka. Ibyo ngibyo bigatuma ucogora. Ibyo ngibyo bigatuma
umutima wawe usa naho wigumuye ku Mana, ariko nagira nkubwire ngo bana n'Imana, egera n'Imana, tegereza Uwiteka kandi wihanganye mu bibazo byose urimo, mu bigeragezo byose bitandukanye, utegereza Imana kuko Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Ntabwo Imana izigera igutererana wa mugabo we, ntabwo Imana izigera igutererana wa musore we, ntabwo Imana izigera igutererana wa mubyeyi we, ntabwo Imana izigera igutererana wa mukobwa we. Wowe uri kutwumva, uri hafi cyangwa se uri kure, reka nkubwire ngo Imana ntabwo izigera igutererana. Hayiweleleza ido tede bonestaya sikele ido beneya sirema. Imana ishimwe cyane. Birashoboka yuko abantu bagutererana, birashoboka yuko wahungiye ku miryango ikagutererana, wahungiye kuri so wanyu aragusiga, wahungiye kuri nyoko wanyu araguta, wahungiye kuri musaza wawe aragusiga, uhungira ku mugabo aragusiga. Ariko reka nkubwire nshuti yanjye mwene data, uyu muntu ahungiye kuri Kristo, iyo umuntu ahungiye kuri Kristo ni ukuri ntabwo Kristo ajya amusiga, ntabwo Kristo ajya abasha kukwirengagiza. Aba bakobwa nabo bagize uburangare, muri uko kurangara kwabo barangije babona yuko umukiza atinze, babona yuko umukiza atinze kubatabara. Barangije babwira bagenzi babo ati rero twebwe tubaye tugiye kuryama. Reka nkubwire ngo ibi bitotsi bari bagiye kuryama ni ibitotsi nise ibitotsi by'intege nkeya. Yesu aguhe umugisha cyane, Yesu akurengere, Yesu akurwanirire. Nawe wari unaniwe, wari ucitse intege, ariko Yesu nakwambika imbaraga, Yesu nagushoboresha. Noneho ngo batanu boho bakomeje baba ku rugamba. Hayi Imana ishimwe cyane. Bakomeje baba ku rugamba, ntabwo begeze bacogora, bakomeje baba ku rugamba. Urugamba rwitwa gusenga, urugamba rwitwa kubana n'Imana, urugamba rwitwa kurindira, urugamba rwo kwihanganira ibibagerageza byose. Imana ishimwe cyane. Noneho muri uko gutegereza no kwihangana, Imana ishimwe cyane. Amen. Ngo noneho ngo habaye mu gicuku, igihe bagenzi babo babonaga bari bananiwe, bagenzi babo bari mu itiro basinziriye, ibitotsi babimereye nabi, habaye mu gicuku. Imana ishimwe cyane. Imana itugirire neza. Amen. Ngo habaye mu gicuku, ngo habayeho ikintu kitari gisanzwe mu buzima bwabo. Ngo bagiye kumva bumva umukwe araje. Yesu atugirire neza cyane, Yesu aguhereze umugisha. Ngo bamaze kumva umukwe araje, umukwe arakomanga. Amaze gukomanga asanga babakobwa batanu b'abanyabwenge bari bagitegerereje umukwe. Bamaze umukwe akimara kuza abasanze, noneho arababwira ati rero ni mwebwe mwihanganye, ni mwebwe mwategereje igihe nzira. Noneho akimara kubageraho arangije abahereza kondisiyo. Yesu atugiriye neza cyane. Iri jambo nararikunze cyane. Iri jambo iyo ndisoma numva nanjye ubwanjye ari inyongereyemo imbaraga. Birashoboka ko nawe umaze igihe kinini wumva amajwi agenda guca intege. Hari igihe wumvishe abantu bavuga ko nta kintu uzigera ubona. Hari abantu bagiye bagutega iminsi, bakagutega ibihe, ndetse bakabona yuko uzakorwa n'isoni. Ariko ndagira nkubwire ngo ntabwo Imana izigera igukoza isoni. Icyo usabwa ni ugutegereza Imana, icyo usabwa ni ukubana n'Imana, ugatumbira Kristo kugira ngo Kristo azakora iby'ubutwari ku buzima bwawe. Imana iguhereze umugisha. Abakobwa batanu, umukwe amaze gushyiraho kondisiyo, arangije arababwira ati mwebwe mwategereje, mwebwe mwihanganye, mwebwe mwaruhijwe n'imiruho y'isi n'imihate. Arangije arababwira ati ngaho ni mukinge. Yesu atugiriye neza cyane. Ngaho ni mukinge. Bamaze gukinga, abakobwa batanu b'abapfapfa baraje, batekereza yuko ari bwinjire nk'ibyari bisanzwe. Bamaze gukomanga, bagenzi be baramubwira ati arega utubabarire, ntabwo ari twebwe twakinze. Yesu atugirire neza cyane, Yesu akurwanirire, Yesu nakuneshereje, Yesu nakwambika imbaraga. Noneho barangije babaza ati ese ninde wakinze? Ababwira ati ni umukwe wakinze.
birashoboka yuko ujya ubaho mu buzima, ubwo buzima bwawe ukabona nta shusho bufite, ukabona ubwo buzima bwawe burafunze, n'ikintu ugerageje gukora cyose ukabona nticyemera. Ariko ndagira nkubwire ngo tegereza Yesu. Tegereza Yesu, kandi gutegereza Yesu ntabwo bizakubuza yuko uzageragezwa. Gutegereza Yesu no kuba muri Kristo nibyo bikwambika imbaraga zo guhagarara mu bigeragezo. Alelezo tidere bonestai lola sikene dota izobrere. Gutegereza Kristo nibyo bikwambika imbaraga zo kuba mu bigeragezo wari uhagazemo. Gutegereza Kristo ntabwo bivuze yuko niba wari ushonje inzara n'ubundi uraribwa n'inzara. Gutegereza Kristo niba wari ufite umwambaro umwe n'ubundi ntibikuraho yuko wa mwambaro utakomeza kuba ufite ari umwe. Gutegereza Kristo niba wari ufite uburwayi ntabwo bivuga yuko ubwo burwayi ako kanya diregite buhita bukira, ahubwo Imana iraguhereza imbaraga zo guhagarara muri cya kigeragezo kugeza ubwo Uwiteka akurwaniriye, kugeza ubwo Uwiteka akuneshereje. Noneho ngo abakobwa ngo umukwe amaze kukomanga, amaze kwinjira, noneho arababwira ati rero mwebwe mwihanganye, mwebwe mwantegereje. Barangije bakora imihango y'ubukwe, bizihiza ikirori n'umukwe. Imana itugiriye neza cyane, Imana ikuneshereze, Imana ikwambike imbaraga, Imana ikugirire neza, kubera yuko muri uru rugendo rwo kubana n'Imana, muri uru rugendo rwo gukurikira Kristo, duhura n'ibintu byinshi, duhura n'amajwi menshi aduca intege. Reka nkubwire ngo warashatse abantu baguhereza igihe, wa mukobwa we warashatse abantu baguhereza igihe, bavuga yuko urugo rwawe rutazigera rumara umwaka, nawe ubwawe urabizi. Ariko ibyo byose nubwo byakugezeho, wakomeje kubana n'Imana, ntabwo wigeze utera Imana umugongo. Wa mugabo we urabizi neza yuko washatse abantu bakaguha igihe, bakakubwira yuko urugo rwawe rutazigera rumara umwaka, ariko rumaze imyaka 7, rumaze imyaka 10, n'iyindi izarangira, kuko wakomeje kubana n'Imana, wakomeje gutegereza icyo Imana yavuganye nawe. Abantu babonye yuko uhuye n'uburwayi, babona yuko ubwo burwayi ari bwo buzakwica, ariko muri ubwo burwayi ntabwo bazi yuko wavuganye n'Imana. Abantu nibagende gakeya, nibagende gakeya, kuko iyo mwavuganye niyo kwizerwa. Imana mwavuganye niyo kwizerwa, ibasha gukora ibirenze ibiti byo twibwira ndetse n'ibyo dusaba. Niko umwanditsi umwe yavuze. Wategereje Kristo, abantu bakufata nk'iciro ry'imigani, bakuvuga uko bashatse, ariko ukomeza kubana n'Imana, ukomeza kwihangana. Rero kwihangana no kuba muri Kristo nibyo bikwambika imbaraga, za mbaraga zigatuma usohoka muri cya kigeragezo. Cya kigeragezo cyari kuguhitana, cya kigeragezo cyari kukwica, bakabona ukivuyemo, nibwo noneho bahindukira bakavuga ngo burya wa muntu twamenye neza yuko ari umukozi w'Imana, nibwo wa muntu twamenye neza burya ko yavuganye n'Imana. Hari n'abantu bagiye bagusura wa mugabo we, muri uko kugusura atari neza y'urukundo bagufitiye, bagira ngo barebe ubuzima uhagazemo, ariko Imana yagiye kwimana, Imana yagiye kwimana. Hari abantu bagiye bagusura wa mukobwa we, bagira ngo barebe urugo washatsemo, barebe uburyo ubuzima bumeze, ariko Imana yagiye kwimana, bakabona Imana igenda igukingiriza uko bwije n'uko bukeye. Reka mbabwire ngo kubana n'Imana ni iby'igiciro. Icyo musabwa ni ukuba maso, icyo usabwa ni ukuba maso, ntusinzire ibi bitotsi Satani ashaka yuko uri businzire. Satani arimo arakugabaho intege nkeya kugira ngo wihebe, kugira ngo wigunge, noneho ubone ko ubuzima bwawe burangiye. Ariko ndagira nkubwire ngo komeza ubane n'Imana, komeza utegereze Kristo,
kugira ngo Uwiteka aze abane nawe. Imana yampaye ubutumwa ku banyamadini cyangwa se abanyamatorero uko ubasha kubyumva. Imana yambwiye ngo yabahaye amahirwe ya kabiri. Imana irambwira ngo ninze mbibabwire, yabahaye amahirwe ya kabiri. Abantu insengero zifunguye, Imana irambwira ngo nimugendane n'Imana uko ibishaka, mukore iby'Imana ishaka, kandi mugire ishyaka n'umwete ryo gukunda intama muyoboye. Niko Imana yambwiye ngo abe ariko mbabwira. Imana irambwira ngo amahirwe ya kabiri yabahaye nayo kugira ngo mwisubireho, mwegere Imana kugira ngo Uwiteka azakorane namwe iby'ubutwari. Imana irambwira ngo urukundo rwashize muri mwebwe, ntabwo mugikunda intama mushumbye. Imana irambwira ngo nimwongere mwisubireho, mukunde intama mushumbye. Mbere mwari mufite urukundo, mbere mwabonaga intama mukayishimira, mwabona yuko hari ikintu mugomba kuyifasha mukakifasha, mwabona ubuzima umukristo ahagazemo mukagira ishyaka n'umwete ryo kumushyigikira, mukareba ko mushobora kuba mwamuzamura mu buzima bubi yari ahagazemo. Ariko ubu ngubu ijwi ry'Uwiteka rirambwira ngo Satani yabatwaye icy'ingenzi, Satani yabatwaye icyari gifite umumaro. Imana irangije irambwira ngo nimbabwire ngo nimwongere mwisubireho. Imana irambwira ngo yabahaye amahirwe ya kabiri, ifungura insengero. Irangije irambwira ngo nimutisubiraho n'ubundi raje zifunge. Niko Imana Data wa twese yavuganye nanjye, irambwira ngo nimbabwire ngo nimutisubiraho n'ubundi raje izifunge. Irambwira ngo yabahaye amahirwe ya kabiri. Amahirwe ya kabiri rero nimuyakoreshe neza kugira ngo mubashe gukora icyo Imana ibashakaho, mubashe kugendana n'Imana mu mugambi w'Imana y'ikintu iri kubashakaho. Uri kunyumva wa mugabo we, wa mupasiteri we, bishopo, apotere, nande uteze amatwi wowe uyoboye umukumbi cyangwa se itorero, nkubwire ngo kunda intama ushumbye, kuko izi ntama ushumbye ari wo munyago uzatuma ugera mu bwami bwo mu ijuru. Iki cyubahiro Imana yarakibemereye, irangije irambwira ngo nimukibyaze umusaruro kandi mwitwararike kugira ngo n'intama mushumbye nazo zibagirireho umugisha. Niko Imana yambwiye ngo abe ariko mbabwira. Tugiye gusenga Imana, tugiye gusenga Imana, Imana ibahereza umugisha. Mbere yuko tukureka ariko ngo usenge tugira ngo dusobanure ku icyo kintu neza, ndabizi ko uri mu bantu bahanuye ko insengero zigiye gufungwa ndetse zitazinafungwa mu minsi mikeya, ariko uyu munsi uri kuvuga ngo Imana yatanze amahirwe ya kabiri. Yatanze amahirwe ya kabiri gute ko izi nsengero uko byenda kose nimba hano zitarafunzwe, hari zafunguwe nke mu minsi mikeya ariko si zose? Ese abarebwa n'ubutumwa nabahe? Nabisengero zitafunze, nabizi nke abafunguwe mu minsi ishize, birareba bande? Abarebwa n'ibi ngibi n'ubu butumwa nabizi insengero zitafunzwe cyangwa se abo zari zarafunzwe zigafungurwa. Urabyita amahirwe ya kabiri gute ko aya mbere tutayaza? Aya mbere yabo yarangiye nayahe kugira ngo bajye mu ya kabiri? Amahirwe ya kabiri Imana yabahaye, aya mbere nayahe, aya kabiri nayahe? Amahirwe ya mbere Imana yabahaye nuko ubundi urebye uburyo izi nsengero ari uburyo leta yagiye iboroherezamo, pani raporo y'uburyo bagombaga kuzifunga muri rusange. Hari uburyo Imana yagiye yoroshyamo gakeya, hari uburyo leta yagiye igenekereza. Noneho Imana niyo mpamvu yambwiye ngo yabahaye amahirwe ya kabiri ikoresheje leta. Birumvikana. Yego. Niyo mpamvu rero yambwiye ngo abantu bafungiwe insengero zikongera zigafungurwa, cyangwa se abo zitafungiwe zikaba zarakomeje gukora, Imana irambwira ngo yabaha amahirwe ya kabiri muri rusange.
bishatse kuvuga ko ayo mahirwe ya kabiri nyuma y'uko bahabwa amahirwe ya kabiri ese ntago bakoze ibyo bagomba gukora kugira ngo gukora uvuze yuko nibatitonda zirafungwa cyangwa se amahirwe ya kabiri barayakwa ntago bari gukiranuka bimeze bite bitware batuye umunsi Imana yambwiye ko bagomba gukiranuka bakaba mu mugambi w'Imana ibashakaho n'iki Imana ishaka kandi muri uko gukiranuka ntabwo gukiranuka gutyo gusa ubundi ijambo riravuga ngo gusenga kutagira imirimo kuba gupfuye gukiranuka gusa ntabwo ari iby'Imana ishaka bashaka yuko byibura bagira n'ubumuntu bwo gufasha intama bashumbye bagira ubumuntu gute bakore gute ubumuntu mvuga n'ubwo kwegera intama iyi ntama babonaga isa naho icitse intege bakayegera bakayigira inama uwo babona ko ashobora kuba bagira ikintu bamufasha mu buryo bw'umubiri bakegera wa muntu yaba ari mituweli bakayimwishyurira yaba ari icyo kurya bakakimuhereza hari umuntu ushize ari umuntu wabivuze ibyo bintu uvuze ubwo butumwa butambukije mbona umuntu yanditse muri comment aravuga ati se ndakeka ari umupasiteri wabyanditse ati ariko se ni gute nagira ku bakristo bose ibyo bintu byo kubafasha nabivana hehe yabyanditse muri comment arabizi tukatumusubiza uriya muntu buriya ntabwo twabitindaho ariko byanze bikunze iyo umuntu ayoboye amadini cyangwa se amatorero hari abandi bantu baba bamufashije ntabwo aba ari pasiteri wenyine ubushumbye rya dini cyangwa se rya torero hari umuntu ubona ko ubuzima ari mu cyiciro cya kindi cya nyuma wa muntu ushobora kuvuga ati uyu muntu nubwo tutagera ku bantu bose ariko byibura hari umuntu dushobora kuba twakishyura n'iyo mituweli umuntu utabasha kuba yakishyura na mituweli uwo muntu uyu munsi tuvuge ko hari insengero zishobora kuba zigiye gufungwa nanone birashoboka cyane yego twitege ko insengero zigiye kongera zigafungwa cyane rwose mwabyumvishe inshuti bavandimwe muduteze amatwi insengero zishobora kuba zigiye gufungwa ariko nibadakora ibyo bari gusabwa n'Uwiteka ubushize mwavuze yuko n'ubundi impamvu zifunzwe ari uko abantu banze kumva cyangwa se kumvira icy'Imana yabatumye uyu munsi uvuze yuko bigikomeje amaherezo y'ibintu ntayahe samwe amaherezo kuko hari abari kubihomberamo nshatse kuvuga hari abari kubihomberamo kuko iyo umuyaga uhushye ugera no kuri benshi hari byinshi uburoka by'inzirakarengane inama yenda ikintu navuga cyo abari gukora neza bakomeze bakore neza abo babona batari gukora neza nabo babegere babagira inama kugira ngo babashe gukomeza uyu mukumbi w'Imana azawugeze i Kanani reka tugushimire Samuel nimba nta kindi wongera kubyivuze yego reka tugusore no mbere ko tugana umusozo uratanga nimero za telefone umuntu yakubonaho ubundi usengera abantu b'Imana reka nangiye nimero za telefone 072 50 70 45 4 072 50 50 70 45 4 Uwiteka Mana nziza Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware n'ubushobozi uri Imana yo kwizerwa ndetse no kwiringirwa uri Data wa twese mwiza uri ubuhungiro bw'abaguhungiraho uri imbaraga zacu mu izina rya Yesu Kristo turakwinyize cyane Uwiteka Nyiringabo ngaho n'uganze n'utegeke mu izina rya Yesu Kristo turakwinyize cyane kugira ngo uhembure abantu bawe turakwinyize cyane ushoboresha abantu bawe abari bacitse intege abari bananiwe n'ubambike imbaraga mu izina rya Yesu turakwinyize cyane mwami Imana buri muntu wese uzatwumva ahabwa umugisha nawe muntu wese uzatwumva yarananiwe yaracitse intege Uwiteka mwami ndakwinyize cyane kugira ngo umushoboreshe kandi mwami Imana ukomeze kumugirira neza ukomeze kumurwanirira ukomeze kumurengera tubisabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubyambaje Data turakoze amen 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 Imana ibahe umugisha Imana ibahe umugisha.
uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafitiye ibikoresho bikodeshwa aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa 072 55 53 54 9. Emmanuel Catering Service.